kubabarirwa nyakuri ni ukumenya uko urubanza rwawe rwarangiye. Abantu bageraga kubabeye cyangwa barabasabira ngo misa ngo barabakuraho ibyaha ngo zero. Niyo mpamvu umutima ukomeza kukubwira ngo uzarimbuka. Iyo biba ari ibyo abantu bari kwicarira wajya upfa bakajya gusaba misa. Si byose. None Yesu akigumira mu ijuru Imana ikavuga ati mujye musaba misa. Ntirirwe imubabaza. Ariko yamubabaje kugira ngo ibone uko ikubabarira. Nibyo rwose. Imana yababariye abantu rimwe ubwo yicaga Yesu umwana wayo. Yaritanze imbabazi nta n'izindi. Ahubwo habaho kuzakira ukaba intungane ku Mana cyangwa ukazikerensa ukaguma uri umunyabyaha. Damase no kwihana nicyo. No kwihana nicyo. Kwihana sugoro usubiramo ibyaha urutonde. Umucamanzi ibyo yarabizi ko bifite. Ibyo nanjye narabikoze igihe kinini. Nari ngeze no ku rwego nyine mbomba cyane nkanarira ibimyira bikaza nkiyoroshya cyane nkarira amarira menshi nyine ndi kubivuga. Ariko n'ubundi nabirangiza kubivuga n'ubundi nkumva umutima ukomeza kubinshinga nyine kubera kutemeraga igihano. Hello Country FM. Yego. Urinde uherereye he? Nitwa Claude ndano umurenge wa Gisenyi. Okay. Claude. Uyu munsi twakiriye abantu bakure cyane. Rutsiro, Nyabihu na Rubavu. Ariko Claude araducitse ariko aze kongera natwe turamuha nimero yacu aze kutuvugisha atubwira kari ku mutima. Inkuru nziza irasobanutse. Inkuru nziza iravugwa ku mugaragaro. Inkuru nziza ifite igisubizo umuntu cy'ikibazo cyose umuntu aba afite yibaza. Sibyo? Ubwo rero twiteguye rwose kwakira amatelefone yaba ari muri studio yaba ari na nyuma ya studio cyane ariko nanone iminota twayiriye twabura kubigarukaho ariko si ikibazo cyaduturutseho. Twifuza kubaha umurongo kare ariko ni ikibazo cya technique cyatumye bidashoboka ko duhita dutanga umurongo hakiri kare ariko nta kibazo. Niyo mpamvu hariho no kuza gutanga nimero zacu nibyo pe kugira ngo tuze gukomeza kuganira n'inshuti zacu inshuti z'ubutumwa bwiza. Ni na byiza burya biba na byiza nyine waruvuze kuri icyo kintu cyo kwitaba abantu uvuga ubutumwa bwiza buba burimo igisubizo cy'ibintu byose. Hari ukuntu abantu usanga barabapfunyikiye nyine yabaza abitwa ko aribo bamuyoboye muri iyo nzira yamubaza nk'ikibazo ugasanga nyine nawe nta busobanuro afite n'igisubizo kabwe ati ibyo bintu namayobera mwakira ijambo ry'Imana namayobera ariko utegetswe no kubyemera ukibaza umuntu baramubwiye ngo yemere iki yemera amayobera niba bamubwiye ngo yemere ibintu byayoberanye ubwo yemeye iki mu yandi magambo ahandi nawe ukajya babwira ati mujye mwikiriza Allo mwiriwe ninde nshuti yacu duhamagaye? Ni Habumugisha Jean Claude ni hano mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi. Claude urakoze cyane kugaruka. Yego ikiganiro cyanyu turagikunda turabakurikira cyane. Yego Claude tuba twabashimiye mbega muri makeya ibiganiro byanyu turabikunda cyane. Iki kiganiro cyari kigamije kugusobanurira uburyo waba intungane imbere y'Imana. Ese wabyumvishe? Ese wumva nawe ubwo butungane wabwakiriye nta rubanza ugifite ku Mana? Aba yabari byose ariko muri bake ntabwo rero dukurikiye neza. Dusigaranye iminota mike ariko twakwakiramo undi muntu umwe ndetse babiri kubera ko dukeneye kumva rwose abakunzi bacu bakunzi b'ubutumwa bwiza bakunzi b'ijambo ry'Imana. Ijambo rizima, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo ribeshaho, ijambo ritanga ubugingo. Ntabwo twaje hano kubwira abantu ngo Imana ibahaye amafaranga nabuzi bayagira bararira cyane. Twaje kubwira ko Imana ibyo bintu bijya birangira nta burya nabo ubagezeho bakubwira ko ntayo bafite. Umwe ari kurira ngo banki muhe credit. Ufite credit ya banki ari kurira ngo bagiye guteza ibiki cyamunara. Bagiye guteza cyamunara. Ufite umugore ararira, ufite urubyaro ararira, udafite umugore nawe ararira, udafite umugabo nawe ari gusengera umugabo, uwabuze urubyaro nawe ari gusengera urubyaro.
ufite abana ari gusengera Minerval ubu ngubu none twageze mu ifungura ubu ntibyoroshye bira bintu nyine n'ubuyobe bukomeye urumva umwe ajya gusengera kubona amafaranga ariko agakubiterero n'undi wari waciriwe icyo kintu ngo cyitwa inzira yo kuyabona bayamugujije bagiye kumuteza ibye cyamunara ukajya usanga umwe nyine ari kwifuza bya bindi biri gutuma undi nawe ahanga twaje kubwira abantu ikintu rero rwose kirenze ibyo Yesu yaje kugira ngo Bibiliya avuga ngo intama zibone ubugingo ngo ndetse zibone bwinshi zibone ubusagutse turi kubwira abantu icyatuma babona ikintu kirenze icyo bajya babona mwabuno buzima kirenze iby'amaso yabo areba kirenze iby'amatwi yabo yigeze yumva kuba mwisi utunze ijuru nibwo butunzi bwonyine butagira akagero umuntu abasha kubona kiri hano mwisi nibyo ikintu gitumye turi hano kuri radio mu magambo twiye dusoma hari inkuru za Mariya na Marita twiye dusoma yego ariko nyine ngo nibwo butunzi umuntu abagabanye atabasha kwakwa Yesu yaravuze ngo ngombwa nicyo ngo ngombwa ni kimwe twaje gutanga icyangombwa ku muntu wese waba yiteguye kucyakira ariko nabwo abihawe n'Imana kubera ko nabwo ntibiba mu mbaraga z'umuntu no mu bwenge bw'umuntu naho ubundi iby'isi nibishira ubifite ararira utabifite nawe ararira ubwo rero turi kubwira abantu ikindi cyaruta ibyo bintu byose nta kindi ni ukuba mu isi uri umukiranutsi ku Mana ukaba mu isi utunze ijuru kandi mu buryo budasubirwaho ukaba uriho none ariko uzanakomeza kubaho by'iteka ryose dusigaranye umunota umwe tugiye gusezeramo inshuti zacu biba ari byiza ariko n'igihe kiba kigenda turabaha nimero kugira ngo n'abatabashije kubona umurongo ushobora kuba n'ikibazo cy'ikirere cyabayemo yego no minsi kiri kujya kigorana cyane ndabizi baba bashaka kutuvugisha aba ari benshi yego ariko buryo babaye bacya n'ibibazo by'ibirere biba byajemo ariko tugiye kubahereza nimero basi kugira ngo muzifate muze kuduhamagara mutuganirize nibyo iyanjye Bizimana Damascene ni 07 72 078 72 70 67 indi ni 07 22 33 92 74 iyo ni nayo ukoresha kuri WhatsApp washaka kukwandikira hari na group ijuru ntirikorerwa ubwo uno washaka kujyamo yanyandikira kuri iyo nimero tukamushyiramo kuko uri admin nibyo hanyuma nimero yanjye ya MTN ari nayo iri kuri WhatsApp ni 0784 ikurikirana 42 57 ngira ngo iroroshye hari niba washaka yafata iyo mibare ine ya nyuma 42 57 ahandi ni 078 gusa hanyuma na Airtel ndayigira ni 0733 amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose bataryarya amen amen. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe akagirwa intungane mu maso y'Imana bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.